Amakuru dukesha yaba Minisiteri y'Ubuzima by'umwihariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndetse no mu bigo by'ubuvuzi bitandukanye, indwara ya malaria imaze gufata indi ntera iragenda yiyongera. Ikindi kandi ubukana bwayo noneho ngo uburakabije ku buryo no kuyivura ngo usanga umuntu wasigaye wamuvura uyu munsi akagaruka ejo akongera akagaruka. Ni ibintu bikomeye ku buryo ngo bishobora kuba ikibazo gikomeye ku buzima rusange bw'abaturage. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe na Dr Aimable Mbituyumuremyi, akaba ashinzwe iyi ndwara ya malaria ndetse n'izindi. Araza kuduha amakuru ku buryo burambuye kugira ngo agire ibyo atubwira kuri iyi ndwara. Dr Aimable, mbere yuko mutubwira wenda iby'ubukana bw'iyi ndwara, ndagira ngo mubanze mutubwire, muduhe ishusho y'iyi ndwara ku rwego rw'igihugu. Murakoze cyane. Nibyo muri iyi minsi dufite imibare igaragaza ko malaria yagiye yiyongera. Ibyo ko tukabivuga duhereye ku myaka 6 ishize tubona ko malaria igabanuka cyane, aho twavuye kuri miliyoni zigera kuri 5 zarwara malaria ku mwaka mu mwaka wa 2017, tukagera kuri hafi 500 mu mwaka wa 2023. Aho byerekana ko twe twaganije malaria cyane hafi 90%. Ariko mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2024 twatangiye kubona malaria izamuka ku rwego rw'igihugu, ariko cyane cyane mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu. Iyo dufashe imibare iheruka tubona ko umwaka wose ushize twagize abarwayi bagera ku 800, tuvuye ku hafi 550, byerekana ko habayeho kwiyongera kudasanzwe. Iyo turebye none amezi 3 ashize y'umwaka turimo, tubona ko tumaze kugira hafi 150 mu mezi 3 gusa, byerekana ko n'impuzandengo hafi abarwayi 80 ku kwezi kumwe, nabyo bikaba bidasanzwe. Iyo twinjiye mu turere tubona ko ntabwo malaria iri ahantu hose mu gihugu kimwe. Tubona ko hari uturere tumwe na tumwe tuzahaye cyane kurusha utundi. Nk'imibare y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, tubona ko Gasabo ari iya mbere, yagize hafi 13,000 mu karere kose ka Gasabo mu kwezi kumwe. Hakaza akarere ka Gisagara, hakaza Kicukiro na Bugesera na Nyaruguru nk'uturere 5 twa mbere. Ariko muri make ubona ko imibare ntabwo iri ahantu hose mu gihugu kimwe. Hari aho tubona rero ko utwo turere dufite ibyo duhuriyeho, cyane cyane nk'ibishanga, ubushyuhe, cyangwa se aho tubona amazi areka igihe kirekire, bigaragara ko malaria iri ahantu hamwe na hamwe mu gihugu. Hari imirenge nayo twasanze ko izahaye cyane kurusha iyindi. Iyo turebye nk'imibare yavuga mu kwezi kwa gatatu, tubona ko muri Gasabo umurenge wa Kinyinya waje ari uwa mbere, ariko tubonamo n'imirenge muri Gisagara, Nyagatare iza ku isonga. Bikaba biteye impungenge ko imibare izamuka ku buryo budasanzwe. Urakoze cyane Dr Aimable, ariko dusubiye inyuma gato, kuba iyi ndwara noneho imibare umpaye ngewe inteye ubwoba. Ubwo uvuze ngo guhera mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwa gatatu mumaze kubona abarwayi barenga 250,000. Ubwo nubara amezi 12, urumva imibare izaba imaze kuba myinshi cyane. Aho umuntu yakwibaza, ese malaria ka gakoko kayitera, wa mubu uyitera waje wahinduye isura, n'undi mushya waje mu Rwanda, bimeze gute? Ni izihe mpamvu? Impamvu ziratandukanye. nk'uko bikomojeho, hari agakoko gatera malaria kitwa Plasmodium, hakaba n'umubu uyikwirakwiza uvana ka gakoko ku muntu umwe ukajyana ku wundi muntu. Ibyo rero byombi byarahindutse, atari ko haje ubwoko bushyashya, ahubwo ari uko byahinduye imiterere yabyo. Dore ku mubu tubona ko imibu yahinduye uburyo irumana, hari isigaye irumanira hanze, mu gihe mbere twe tuzi ko irumana nijoro abantu baryamye, ariko ngubu yahinduye uburyo irumana, ikaba yakuruma hakiri kare bukigoroba, cyangwa se ikakuruma ukiri hanze. Iyo ni impamvu ya mbere tubona igaragara hirya no hino mu gihugu. Ibyo ariko bigahuza nuko hari abantu nanone bakora imirimo itandukanye ituma batinda hanze amasaha nijoro. Byumvikana ko bafite ibyago birutaho byo kurumwa n'imibu, ya mibu nyine irumanira hanze. Kuba wagira inzitiramibu, kuba wagira iziteye umuti, ariko uri hanze nijoro, bigushyira ku byago byo kuba wakwandura malaria. Tuje rero none kuri ya mibu, hari imibu yatangiye kugira icyo twita ubudahangarwa buruta ubwa mbere ku miti dukoresha ari mu nzitiramibu ndetse no gutera imbere mu mazu.
tubyita ko ari resistance kuri insecticide. Ibyo nabyo tubona ko byagiye bigaragara hirya no hino mu gihugu, binasaba ndetse guhindura ingamba, gutumiza inzitiramubu nshyashya z'ubwoko bushyashya, gutera imiti mishyashya mu mazu kugira ngo duhangane na ya mibu yahinduye imiterere yayo. Tugiye kuri ka gakoko gatera malaria rero kitwa Plasmodium. Nk'uko mubizi tumaze imyaka myinshi dukoresha umuti umwe witwa Coartem, imyaka irenga 10. Ukora wa muti nawo umara igihe kirekire uhura n'agakoko, kagize umwanya wo kwiga wa muti nako gahindura imiterere yako, ibyo twita n'undi resistance. Rero tubona ko harimo abantu bafata imiti ya Coartem isanzwe ivura abantu bagakira, ugasanga iminsi 3 ishize agifite umuriro, twanapima tugasanga mu maraso twatako tukirimo. Ibyo nabyo biri mu byagiye bituma malaria yiyongera, kubera ko imiti yatangiye kugira imbaraga nkeya, imiti tunywa ariko nikoreshwa mu nzitiramibu no gutenena mu mazu yatangiye kugira gucika intege, bikiyongeraho kwa guhinduka kw'imibu irumanira hanze, ndetse naho yororokera tubona ko hagiye haba henshi kurusha mbere. Ndagira ngo menye, ese umuturage cyangwa umunyarwanda muri rusange hari uruhare twaba twarabigizemo kugira ngo noneho ako gakoko gahindura imiterere yako, kagire resistance ku miti? Nagisubiza mu buryo bubiri. Duhereye kuri twa dukoko twitwa Plasmodium, kugira ngo kagire ubwo budahangarwa cyangwa se imbaraga ziruta umuti, hari impamvu ebyiri. Navuzemo igihe kirekire umuti ukoreshejwe udahindurwa. Icyo ntabwo navuga ko umuturage yagizemo uruhare, ahubwo bitewe n'uko iyo miti yindi yo gusimbura Coartem ari itaraboneka, bigatuma rero isi yose no mu Rwanda dukoresha umuti mu myaka myinshi. Ariko harimo uruhare rw'umuturage. Iyo twandikiye umuntu imiti urwaye malaria akayifata nabi, ni imiti ifata iminsi 3, uko ugomba kuyimara. Haraboro tuyandikira ugasanga umunsi wa mbere ya Coartem, uyandikiye rero wenda nyuma y'iminsi 2 cyangwa umunsi wa mbere akumva umuriro ugabanutse akayihagarika. Bivuga ko ayihagaritse igihe kitageze, we yagendeye ku bimenyetso gusa by'inyuma, yumva yorohewe, ariko mu maraso haracyarimo twa dukoko tutarashiramo. Iyo uyihagaritse udukoko tugira umwanya wo kwigaranzura umuti, abyo twita resistance. Aho numva ko n'uruhare rw'umuturage. Ariko wa muturage umaze kugira resistance, twa dukoko dufite resistance cyangwa se twamaze kugira ubudahangarwa, iyo arumwe n'umubu, urumva ko mukuramo udukoko twamaze kugira resistance. Noneho wa mubu n'urumu undi muntu utagizemo uruhare, wenda uruhare yagize nuko atirinze kurumwa n'umubu, ariko we imiti ntabe yanyoye nabi. Icyo gihe nawe yandura twa dukoko dufite resistance, bikaba byatuma ya miti ndikimwandikira atari bukire kandi we nta ruhare yagize rwo kunywa imiti nabi. Urumva rero navuga ko ari impamvu zitandukanye. Hari uruhare rw'imiti itarahinduwe mbere kuko ntayari hari icyo gihe, ariko harimo n'uruhare rw'umuturage ushaka kunywa imiti nabi, bigatuma twa dukoko tugira udahangarwa vuba. Hakazamo n'uruhare rw'umuntu nyine utirinda kurumwa n'imibu, bigatuma yakwandura udukoko dufite ya resistance. Urakoze cyane. Tukiri aho ngaho, ubwo urumva ko indwara ya malaria igenda iba igikatu. Ese ni izihe ngaruka bigira ku buzima bw'umuntu? Njya numva ngo bishobora kumutera niba ari umwijima, ni izihe ngaruka mu by'ukuri bigira ku buzima bw'umuntu? Murakoze cyane. Ngira ngo twabitandukanya. Malaria twita igikatu ni malaria yatinze kuvurwa. Bivuga ko wabanze kwandura malaria, ukagira umuriro, ukagira umutwe, ugacika intege, ukaribwa mu ngingo. Ibyo ni ibimenyetso bya malaria yoroheje. Iyo utinze kwivuza nibyo bihindukamo malaria y'igikatu cyangwa se severe malaria. Ariko turimo tuvuga ifite udukoko twamaze kugira ubudahangarwa bukomeye, tuvuga ko ari malaria ifite ubukana cyangwa nyine yagize resistance, ariko tubyita. Ariko ntabwo ari malaria y'igikatu, kuko n'ubundi igikatu cyahozeho. Uko utinze kwivuza kose nubwo imiti yabikora neza, watinze kwivuza ugira byemenyetso. Harimo kubura amaraso, hari abagira gutakaza ubwenge bakavugishwa, hari abagira bira bita kugagara, ndetse akaba yajya nyine muri koma ntiyongere kuvuga. Ibyo urumva ko bigira ingaruka zidasanzwe. Bishobora kugira ingaruka mu mwijima cyangwa mu bihaha cyangwa se mu mpyiko, bitewe n'uburyo iyo malaria y'igikatu urugingo rw'umubiri yabashe gufata. Ushobora no kuba wabigira byombi bifatanije. Ingaruka ziboneka cyane muri rusange ku buzima bw'umuntu, hari abahitanwa na ya malaria kuko batinze kwivuza ikabaviramo urupfu.
Ku badamu batwite by'umwihariko bo kubera badafite n'ubudahangarwa buhagije barazahara cyane kurusha abandi, bikaba byanatuma bapfa babanje kubura amaraso. Hari abagira inda ikavamo cyangwa se bakabyara umwana udashyitse amezi atarakwira 9, ariko hari n'ubyara umwana ufite ibiro bikeya. Ibyo bikaba byanagira ingaruka ku mikurire y'umwana mu gihe kirekire, kuko ubwonko bwe iyo butagaburiwe neza, butabonye amaraso ahagije, akavukana ibiro bidahagije, bizagira ingaruka ku mikurire y'umwana n'imyigire muri rusange, tutirengagije n'ingaruka bigira ku bukungu bw'igihugu, kuko iyo urwaye malaria ntujya mu kazi, iyo uri mu bitaro umuryango wo kwitaho umunsi ku wundi ntabwo bagikora akazi kabo ka buri munsi. Ibyo rero bituma binduka umutwaro ku muryango ndetse n'umutwaro ku gihugu muri rusange. Dusubiye inyuma gato tukiri aho ngaho, ni ryari habaho ingaruka kubera ko umuntu yarwaye iyo ndwara ya malaria, cyangwa se kubera ko imaze kuba ikibazo cy'ubuzima mu gihugu? Urakoze. Igihe cyose urwaye malaria ugira ingaruka, kuko ibimenyetso byose biza ku mubiri w'umuntu ni ibintu bidasanzwe. Kuba rero wagize umuriro kandi umuntu usanzwe atagira umuriro, iyo ni ingaruka inatuma utamererwa neza umunsi ku wundi. Ariko nk'uko nabikomojeho, iyo utinze kwivuza ni handi dufata ya malaria ifite ibimenyetso byoroheje, kuribwa umutwe, kugira umuriro, usanga noneho hagize ibimenyetso bikabije cyane bishobora no gutuma yirirwa aryamye, gutakaza amaraso twavuze. Icyo cyumba bitangiye kugira ingaruka zirenze iza malaria yoroheje ku mubiri w'umuntu, ariko bitavuze ko na malaria yoroheje itagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Icyo ni kimwe navuga by'umwihariko, ariko bitewe n'umuntu ku giti cye ushaka kuba wagira ingaruka zikomeye kurusha undi. Ibyo akenshi biterwa n'imiterere y'umuntu. Abana bo munsi y'imyaka 5, abadamu batwite, abageze mu za bukuru, abafite izindi ndwara basanganywe bazahara cyane kurusha umuntu ufite ubudahangarwa cyangwa se ufite imbaraga z'umubiri muri rusange. Wivuje hakiri kare ntabwo nyine azahara cyane ugereranyije n'umaze igihe ativuza akagira ibimenyetso byo kubura amaraso, aho ukenera no guterwa amaraso cyangwa se gushyirwa mu bitaro. Urumva ko icyo gihe uba wamaze kurenza urugero, unongera ibyago byo kuba wahitanwa na malaria. Hari ikintu wakomojeho rero utubwira impamvu malaria irimo igenda yiyongera, irimo mbese itumva n'umuti ubu ngubu, kubera ko hari bitamenyekanye ko noneho ikeneye undi muti urenze kuri Coartem. Ndagira ngo muduhumurize niko nabivuga, ese noneho imiti yarabonetse irahari? Nibyo koko, iyo umuti umaze gucika intege uba ukeneye gusimbuzwa, ndetse n'inzitiramibu itagikora neza ikeneye gusimbuzwa. Kubw'amahirwe rero hari imiti yabonetse ndetse yamaze gutumizwa mu gihugu, irimo yamaze no gutangwa ku mavuriro. Twamaze guhugura abajyanama b'ubuzima, abaganga, ku buryo abarwayi bambaye batangiye kuyifata. Ngira ngo harimo uyu witwa Artesunate Pironardine, ni umuti mushyashya utangiye gukoreshwa vuba mu gihugu. Hari undi witwa DHPRAQUINA, nayo byose ni imiti binini dukoresha. Iyi rero ni imiti twibwira ko izadufasha guhangana na twa dukoko twatangiye kugira ubudahangarwa burusha Coartem yasanzwe imenyerewe. Bivuze ko Coartem igiye kuvaho? Oya, ntabwo ari cyo bivuga, kuko ntabwo ufashe Coartem wese ariko adakira, harimo abakira n'abadakira. Icyo gihe rero tuzureba abayifashe nyuma y'iminsi 3 agakomeza kugira ibimenyetso, tumwandikira ingi kugira ngo ibashe kumufasha. Gusa muri ukwezi kwa 4 turatenze gahunda yagutse y'igihugu, aho noneho twabonye ubwiganze bw'abarwayi bafite utwo dukoko twagize resistance. Tuzajya dushyiramo umuti w'ubwoko bumwe muri ingi 2, bakayifata mu gihe cy'amezi 12, hanyuma amezi 12 yashira tukawusimbuza undi, tukabona kugaruka kuri Coartem nyuma y'imyaka 3. Ibyo bizafasha no ko twa dukoko twamaze kumenyera Coartem tugira igihe runaka cy'umwaka duhura n'umuti mushyashya, bigatuma no Coartem yongera kugarura imbaraga nka mbere. Muganga Aimable, hari amakuru yigeze kuvugwa ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS utangaza ko urukingo rw'indwara ya malaria rwaba rwarabonetse cyangwa se ruri mu nzira zo kuboneka. Byifashe bite? Nibyo, hari inkingo 2 zamaze kwemezwa n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima.
Izo nkingo ni inkingo zifasha cyane cyane kugabanya ubukana bwa malaria kugira ngo hatagira wenda abaremba cyane cyangwa bagatangwa na malaria. Rwakozweho igerageza mu bihugu bitandukanye rutanga icyizere kugeza ubwo umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS wemeye ko izo nkingo zakoreshwa. Kugeza ubu ntabwo ziragezwa mu Rwanda. Impamvu nyamukuru ni uko inkingo zikimara gukorwa ziba zigihenze, noneho ibihugu byemereye kuzibona kuko inkingo nyinshi dukoresha mu gihugu zitanga mu buryo bw'abafatanyabikorwa. Iki gihe bahera ku bihugu bizahaye cyane, hibandwa cyane cyane ku bihugu bifite malaria nyinshi cyane ku isi, harimo cyane cyane Nigeria barani ya mbere, hakaza Congo DRC, tukagiramo za Burkina Faso, za Mozambique, Tanzania, Uganda. Ubwo ni ibihugu byahereyeho nk'igerageza. Twibwira ko nanone ikindi kirebwaho ni abarwayi navuga ko bapfusha cyane abana munsi y'imyaka 5. Nabyo ni ibihugu biherwaho cyane mu ntangiriro iyo inkingo zikimara gusohoka. Ubwo mu Rwanda ntabwo ziragira, ariko turi gukora ibishoboka kugira ngo turebe ko zazagezwa mu Rwanda mu gihe gikwiriye. Dushingiye ku nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya malaria uba buri mwaka mu kwezi kwa 4 tariki 25, muratubwira kuri iyo nsanganyamatsiko icyo uvuga, ndetse munatange n'inama cyane cyane muri turiya turere mwatubwiye twibasiwe cyane n'indwara ya malaria. Mu Rwanda rero twafashe icyo nakwita ko ari intego ya buri mwaka. Hariho tumaranye iminsi kuva mu mwaka wa 2020 ivuga ngo kurandura malaria bihera kuri njye. Rero twesemo ko rizakomeza n'uyu mwaka kugira ngo dukangurire buri wese kumva uruhare rwe mu kwirinda no kurwanya malaria, ariko akumva ko bihera kuri we, atumva ko ari Minisiteri y'Ubuzima, atumva ko ari mugenzi we ugomba kumurinda malaria, ahubwo akumva uruhare rwe. Iyo nsanganyamatsiko izakomeza, ariko twibanda cyane cyane muri twa turere tuzahaye cyane kurusha utundi. Hari imirenge yo muri Kigali twabonye izahaye cyane igera kuri 15, yo muri Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. Ubu by'umwihariko twatangiye gahunda yihariye yo gupima abantu bafite malaria, bafite ibimenyetso twasanga bafite bakavurwa, ariko tugashaka no mu miryango yabo abasigaye mu rugo bafite ibimenyetso n'abatabifite twapima kugira ngo turebe ko twavura hakiri kare. Nkuko nabikomojeho, iyo utinze kwivuza bituma malaria iba igikatu, ariko hanazamo bya byago byo kuvuga ngo abantu bashaka kuza gusaranganya imiti. Niwe wa mbere ufite ibimenyetso yavuwe umunsi umwe akaba yorohewe, hari igihe ahitereza mugenzi we urwaye ufite ibimenyetso utagiye kwa muganga, bikaba byatuma ya malaria nyine ikomeza kugira resistance. Ibyo biratuma tubasha kumenya abantu bandi bafite ibyago byo kugira malaria, tubapima hakiri kare, bavurwa hakiri kare. Bizakomeza rero duhereye kuri ya mirenge izaye cyane kurusha iyindi, kugira ko tuzabona ko biri gutanga umusaruro. Hanyuma ku ruhande rw'umuturage, mu gihe nyine ku ruhande rwa Minisiteri y'Ubuzima hari ibyo muri gukora, ku ruhande rw'umuturage ho twitware gute? Umuturage ubutumwa tumuha ni bumwe, ni ukumva ko kurandura malaria bihera kuri we, akamenya uruhare rwe mu kwirinda. Ese ni iki mfite gituma nirinda? Akenshi rero twibanda kumenya ko umuturage yagize ubumenyi bukwiriye, akamenya malaria yandura ite, iterwa n'iki, akamenya uruhare rwa ya mibu ikwirakwiza twa dukoko, akamenya ubwororokero bw'abantu buri, ariko akanigishwa kugira icyo akora kugira ngo tumva ko hari Minisiteri y'Ubuzima izaza ikamufasha kumenya ahantu imibu yororokerewe mu rugo no kuza kuvanaho ubwororokero, kandi ari we ubona imibu ahantu iri, ari nawe uzarwara malaria. Iyo ni intambwe ya mbere twifuza ko umuturage asobanukirwa n'uruhare rwe. Ese ko nagize ibyago byo kwandura malaria, ni iki nakora? Akamenya ko afite umujyanama imbere y'urugo rwe, mugenzi we baturanye, akihutira kwivuza hakiri kare, kuko kwivuza malaria ubu ngubu ni ubuntu. Byerekana ko none urangaye ugatinda kwivuza, uba utakaje ya ntego yawe yo kuvuga ko kurandura malaria bihera kuri njye, bihera kuri wowe, uruhare rwawe. Ariko kare mwatubwiye ko noneho wa mubu usigaye uturya hakiri kare, mu gihe mbere wategerezaga ko tujya mu nzu. Ese hari ubundi bwirinzi, wenda imiti, niki usibye gukuraho ibishanga? Ariko umubu uratembera, sinzi ibirometero ushobora kugenda, twabigenza dute?
Nibyo urakoze cyane. Imibu ikwirakwiza turiya dukoko ntabwo ihama hamwe, iva mu bishanga cyangwa se mu bidendezi by'amazi, aho ibanza gukurira ubundi ikiri amagi, ikagenda ikura ikamera amababa, ikaguruka isanga ibihuru, ikava mu bihuru isanga ingo z'abaturage. Aho rero uko igenda iguruka niko ihura n'abantu bari hanze cyangwa se ibasanze mu nzu. Ubwo rero uruhare rw'umuturage n'ubundi akeneye kumva ko niba ari imbere mu nzu ni ubuhe bwirinzi afite. Ese afite inzitiramibu? Ese inzu yiteye umuti? Niba biteye umuti ni intambwe ya mbere nziza, ariko se yakinze amadirishya bukigoroba kugira ngo ya mibu ayibuze kwinjira mu nzu? Iyi intambwe ya gatatu. Intambwe ya kane, ese handi hanze imibu iri kuva iza mu nzu? Ese nta bihuru bihari, nta bidendezi by'amazi bizengurutse, ibimene by'amacupa biri ahantu mu mbuga hatandukanye? Ese nta mirima y'imboga irekamwa amazi igihe kirekire? Ibyo nabyo urumva ko ni uruhare kugira ngo amenye bwa bwororokero. Ariko mu kurumwa n'imibu ukiri hanze, hari ubundi buryo bushobora kuba buboneka ahantu hatandukanye. Hari imiti yo kwisiga cyane cyane batinda hanze nimugoroba, ari mu tubari, ari mu myidagaduro, hari no mu kazi bisanzwe ushobora kuba watinda hanze. Icyo gihe rero dutanga inama ko wagura umuti wo kwisiga ukaba wawukoresha kugira ngo imibu itakuruma. Urakoze cyane muganga Aimable, ngira ngo ntacyo twarenzaho mu makuru muduhaye. Ahasigaye nk'uko mwabivuze ni uruhare rwa buri wese kugira ngo turwanye iyi ndwara ya malariya imaze gufata indi ntera mu gihugu cyacu. Mwumvise ko urukingo ntabwo mu Rwanda rwari rwahagera, ariko Minisiteri y'Ubuzima irimo gukora uko ishoboye kugira ngo urukingo ruze. Gusa nubwo urukingo rwaba ruhari, tutirinze nta cyagerwaho. Ni uruhare rwawe, ni uruhare rwanjye kugira ngo tubashe kwirwanya. Urakoze cyane muganga. Urakoze cyane nawe.